watubwiye uti gufata Bibiliya nubwo hamwe biba bitemewe ariko ntacyo bitwaye kuko mba ndi muri gahunda yo gushaka amafaranga no gukina amafilime nyine ikintu bansabye ndabyemeza nkabyubahiriza dore ko njye niyizeho ko nanjye somba ingira nta n'imyambarire mibi ngiye ngira yego niyizeho cyane rero kuba nafata Bibiliya ntabwo ari ibintu uragahora n'Imana n'ingabo zawe ndetse ntawe uyobora mubyeyi we uragahora n'Imana. Ibuka nkiri muto ntabwo nigeze ndererwa mu rugo nabaye kwa marume nyine ariko naho uko nahabaye nabayeho bibabaje narakubitwaga uko mbyutse nkakora ibintu byose bimbabaje cyane Efari turambye twarara tugarura mubyeyi we uragahora n'Imana ngo yasanze turambye nuko araturohora mubyeyi we uragahora n'Imana. sasa nagira ngo nkubaze uvuze ko ukunda filime kandi urashaka kuba umukinnyi wa filime none se niye filime waba warakunze n'inyigisho wayikuyemo? Paul Kagame wacu yageze mu Rwanda tuzanira amahoro n'umutekano mubyeyi we uragahora n'Imana. Bakurikiye ikiganiro cyawe utanga ubuhamya ndashaka kukwibariza ku bintu watanzeho ubuhamya ubu ngubu umeze ute ugeze hehe urumva umeze ute ubu ngubu? Uragahora n'Imana n'ingabo zawe ndetse ntawe uyobora mubyeyi we uragahora n'Imana. kumvisha ukunda perezida wa Repubulika Paul Kagame cyane ese hari ikintu by'umwihariko yaba yaragukoreye cyatumye umukunda kugeza naho umuhimbira indirimbo? Impamvu nanjye numva namusingiza yadukuye ahakomeye. Yego. Ntabwo twari tuzi kubana n'amahanga none ubu turabana n'amahanga. Yego. Abana bacu barajya mu mahanga. Yego. Ubwo ikindi cya kabiri turaryama tugasinzira twakaruka tugasenga tugashima Imana. Yego. Ubwo rero hagati aho ngaho tugomba kumusingiza kuko aho tugeze aha ngaha ntabwo ari twebwe ahubwo Paul Kagame aragahorana iteka. Okay. Murakoze abakurikiye Shekina Studio karindwi twayogejejeho amakuru y'umukecuru hajya watubwiye ko amazina amakuru ya Mariam Godasi akaba ari umuhanzi akaba ahanga indirimbo nziza cyane cyane zivuga ku bigwi by'umukuru w'igihugu cyacu Kagame Paul. Rero turagira ngo mbere yuko dutandukana atubwire abwire abadukurikiye bose ese ni iyihe nama waha urubyiruko rw'ubu ngubu abantu bakiri batoya cyane mu bakora ibintu by'ubuhanzi bakwiye guhanga gute bakwiye kwerekeza hehe? Nyine abantu bakiri batoya ugomba kubagira inama yo kwambara n'ibintu byiza tajya bindi byo kugira gutya bambaye uducemo kabiri. Burya rero nicyo rero abakuru babereyeho kugira inama kugenda mu ruhande rwiza atari mu ruhande rubi ukagenda mu nzira nziza zikwiriye kuzaguha amanota nawe. Yego. Ukaba rero niba ari umwana wawe niba ari wa mugenzi wawe ugomba kumubwira uti ihangane kuko iki kintu ndi kubona wambaye ntabwo kinejeje nta nubwo nanagushorera ngewe nakureka rero wamureka nkamureka pe ngacaho. Ariko noneho rero inama nkatwe tugomba kujyana ukuvuga ngo menya kwambara kuko natwe twasesuraga hepfo aho amajyambere azamukiye hejuru ariko ukagereranya ku buryo nawe ubona bitarangaza umuntu. Urabona umuntu akagenda gutyo kunama ugasanga uri kureba ibyo yambaye imbere hafi no kureba ndani. Urebye ntabwo ari umuco rero umuco nyarwanda ni ukwambara neza kandi tugakunda abavandimwe nk'uko natwe twikunda tugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nk'ubu ngubu nanjye iyo ntaza gukundana n'umuntu ngo tuganire ntabwo nari nkunze nari no kukumenya ariko ni ukuri buriya rero nicyo cyane cya mbere
iyo utagenze nta kintu ugeraho yego urumva iyo utabonye nk'uyu nguyu nta kintu uzageraho ariko ashobora kugutera inkunga ukavuga uti ese ko meze nabi wantera nkunga ki wenda ni urugero aka gatenge kanjye karashaje cyane ko mfite nge konyine wantera inkunga madamu ukampa akandi najya nambara nibura ushobora kumbwira uti uzaze mu rugo uzaze nkurebe gore n'inkunga banteye abayanze ko nagenda nambaye ubusa abantu bakanseka burya ari ikintu cya mbere ni ukugira mugenzi wawe inama ukagenda mu bana ukatoza umuco nyarwanda ntawe iyi mico bari kuzana ntabwo twebwe ntabwo tuyemerewe kandi nubwo tunayikunda burya uragira uti bambare bikwize hari itorero rimwe ryemera Imana rijya rivuga ngo bajye bambara imyenda miremire ese ubundi wowe wemera Imana none utemera Imana waba muri make urasenga ndasenga ariko ubu bahagaritse ntabwo ndakujya ugiye kubesha niba atari ibanga watubwira usengera muri itorero nasengeraga mu maporo ubwo nyine kuvuga ngo urindiye ko bazafungura nkajya gusenga ariko hari ukuntu abantu n'ubundi mu gihe batarafungura umuntu asenga ku giti cye akajya nko mu nzu agapfukama agasenga uri muhira urasenga wabona na mugenzi wawe wabona akuziye mu rugo nk'uyu ugashima Imana yego Imana urakoze kuko umpaye umushyitsi mbashije no kugira ngo iki mbonye nicyo muzimana yego uri hagati aho ngaho Imana nayo irakubona yego Imana itureba tutayireba yego none se mukecuru hari ikindi wabwira hari abahanzi bamwe bajya baririmba indirimbo tuyatwumva bamwe ngo nabera iminata sinzi niba iryo jambo ujya uryumva ugasanga cyangwa se ngo arajya kuririmba ari uko yabanje gufata ibiyobyabwenge ngo adabashe gutinyuka atagira isoni niko mbyumva nanjye ntabwo mbizi ariko ngira ngo ibyo nawe wabyumvisheho nabyumvisheho ubwo haba n'igihe banywa ndeba ubireba nka bariya bo wabagira ihe nama wowe nta kijya ukenera kugira ngo mbere ujye kuririmba nyine niba ujye kuririmba ku giti cyanjye ku giti cyanjye nabonye ibyo ndya nagenda ndiye nkaririmba afite imbaraga zo mu nda yego ariko ntabwo najya kunywa inzoga hagati y'abantu yego ariko ni byiza gutanga inama ni byiza ku ntego ufite ubundi hari ikindi kibazo wenda cy'amatsiko kimwe dusoza watubwira ugeze uvuga uti mfite impano igurumana muri ngewe yo kuririmba ariko nabuze ubushobozi bwatunganya izi ndirimbo abandi hari umuntu akibaza ese ntushobora kubona nk'inkunga wenda akanya ukayikoreshereza ikindi kitari iby'ubuhanzi tuvuge wenda nk'ubu umuntu aguhaye nk'amafaranga nk'ibihumbi 500 n'urugero tugenda utunganya indirimbo ayo mafaranga wajyana mu ndirimbo cyangwa wajyana mu bindi oya nyine nanjye ariko sinzi ukuntu nabona umuntu wambaye ibyo bihumbi ariko nyine nyabonye nanjye ku giti cyanjye kugira ngo nyine yenda indimo yanjye isohoke nanjye ntabwo nakoresha ikindi nkabanje gusarura umusaruro rero wajya guhinga utazasarura ntabwo ari byo akubwira ngo uhinganga utazasarura wakwemera ntabwo wahinga none se baguhaye imbuto y'ibishyimbo ngo ngwino utere intabire wabirya ukarura gutera oya wayibanza ugatera kandi wararaje intabire byaba bibabaje nyine nanjye ngize amahirwe nkabona umuntu wantera inkunga singizi rwose mu buzima bwanjye ntabwo mbizi muri make inkunga ukeneye kugira ngo indirimbo zawe zijye hanze ni iki muri make umuntu yagufasha kamfasha kugira ngo zisohoke se kugira ngo ushyire indirimbo zawe hanze zisohoke none se navuga se ngo namenya mvuga ngo ayo mafaranga namenya nyavuga ngo iki ntaza ahantu azaturuka tuvuge uramutse nk'ubu yabonye ndamutse nyabonye kuko watubwiye ko urasenga kandi buryo umuntu asenga aba asenga Imana kandi usenga Imana agomba kwizera ko inariho yumva kandi isubiza ngo uyu munsi nimba uyakeneye urafite no kuyasengera Imana igakoresha umuntu cyangwa se no badukurikira akaba yareba agakorwaho akavuga ati reka uyu mukecuru
mutere inkunga mushyigikire ni ubwo buryo aho hari nawe wantera inkunga nibyo nabyo birashoboka nteye inkunga nk'uko nawe ari wowe nagishije inama uri kunkorera ibi niwe wamenya ngo iyi nkunga ni iki kugira ngo iyi ndirimbo isohoke nanjye nzabona iki inkunga nanjye nimbona inkunga kubera n'ubufasha bwawe wamfashije nanjye ngomba gukora iki ngomba kumenya ko wanteye inkunga ari wowe ubingejejeho none nuko rero murakoze abakurikiye Shekina Studio karindwi. Uyu yari umukecuru Godasi watugezagaho ibijyanye n'ubuhanzi bwe, ariko akaba ataratangira gushyira indirimbo ze hanze. Ubwo rero bivuga ngo umukeneye araje mu kanya duhereze nimero ya telefone ku buryo ushatse kuba wamutera inkunga, ariko kandi wibuka no gukora share, comment na subscribe kugira ngo n'izi nama mukecuru yatugiriye zibashe kutugeraho. Mukecuru waturebera ya telefone yawe ukatubwira nimero kugira ngo aba bagushaka babe bakubona. washaka Gaudence yahamagara 0780 42 24 00 0780 42 24 00. Ngaye nguko rero uwashaka uyu mukecuru Godasi wenda ashaka kumutera inkunga cyangwa se kumugira inama cyangwa se ashaka yuko hari n'ibindi babasha kuba bakorana mu buryo bwo kwiteza imbere no kuzamura impano, yamushakira hariya. Ikindi wibuka gukora share na comment na subscribe kuri Shekina Studio karindwi kugira ngo ujye ubona n'andi makuru tubasha kukugezaho. Murakoze, ciao ciao. Cyecu ngaho wasezera abagukurikiye. Mutayandi mubyeyi we kuragahora n'Imana n'ingabo zawe mbese ntawe uyobora mubyeyi we kuragahora n'Imana. Paul Kagame wacu yageze mu Rwanda tuzanira amahoro n'umutekano mubyeyi we kuragahora n'Imana. Ngo yageze mu Rwanda abanyarwanda twese twari turamye toroka twari turamye twarara tugarura mubyeyi we kuragahora n'Imana. Ngo yasanze turamye nuko araturohora mubyeyi we kuragahora n'Imana. Uragahora n'Imana n'ingabo zawe mbese ntawe uyobora mubyeyi we kuragahora n'Imana. Ngo banyarwanda mwese mwibuke Kiperi mbese aho wavuye naho yagukuye mubyeyi we kuragahora n'Imana. Uragahora ntituza Paul Kagame wacu uragahora ntituza kandi ufite aho utuye mubyeyi we kuragahora n'Imana. Ngo banyarwanda mwese mwibuke umuganda wibuke iyo nama uzagera kuri byinshi mubyeyi we kuragahora n'Imana. Banyarwanda mwese wibuke umuganda wibuke iyo nama igikorwa cya leta mubyeyi we kuragahora n'Imana. Bayobozi namwe muyobore neza nk'umubyeyi wacu mubyeyi we kuragahora n'Imana. Uragahora ntituza kandi ufite aho utuye mubyeyi we kuragahora n'Imana. Paul Kagame wacu tuyobora neza tuyobora ku mahoro mubyeyi we kuragahora. Haye abagore ijambo kandi abenshi ni abayobozi mubyeyi we kuragahora n'Imana. Ategarugana namwe muzayobore neza nk'umubyeyi wacu mubyeyi we kuragahora n'Imana.
dore ikoranabuhanga ryakwiye mu Rwanda mubyeyi we uragahorana Imana ngo umurwayi ararwara akajya kwa muganga umubyeyi yabyara akajya kwa muganga mubyeyi we uragahorana amagare ni menshi za moto ni nyinshi imodoka zirasanga amavuriro yose yegereye umuhanda mubyeyi we uragahorana Imana uragahorana ituza kandi ufite aho utuye abana bacu ntibakirwara bwacyo aho kurwara bwacyo barashisha tubareba tubaranagira inka Paul Kagame atanga mubyeyi we uragahorana Imana n'ingabo zawe mbese ntabwo uyobora mubyeyi we uragahorana Imana abana bacu abakuru n'abatoya bose ngo bariga bakamenya ubwenge kandi bakajya mu mahanga Paul Kagame wacu abana n'amahanga mubyeyi we abana bacu ntibakirwara amavunja kubariza ubweto bahoza mu birenge mubyeyi we uragahorana Imana wiyicarira mu nzu ukagira telefone ukamenya ibanga ryayo ifaranga rikaza wiyicariye mu nzu mubyeyi uragahorana Imana Paul Kagame wacu abana n'amahanga mwese murabireba kandi biramukwiye mubyeyi we uragahorana Imana amahanga yarejeje kureba u Rwanda yasanze ibyiza yibagiwe gutaha mubyeyi we uragahorana Imana ngo yatumye iwabo ati bayi sinyigarutse iwanyu nigereye mu Rwanda u Rwanda ruratuje kandi rwifitiye amahoro n'umutekano mubyeyi we uragahorana Imana abadamu baho barasasa bakaryama bicura bagasenga mubyeyi we uragahorana Imana ngo yatumye iwabo nugira ngo ndabeshye uzafata iyo ndege wizirika Kanombe ku kibuga cy'indege uragahorana Imana uzahasanga indege utigeze ubona iwanyu burya izo ndege ntizitatse u Rwanda mubyeyi we uragahorana Imana numara kuzireba burya ubura amaso urebe kuri sitade ibyiza byawe byiza biratatse akaba inkingi y'amara akabibuza amahanga hakinirwa umupira mubyeyi we uragahorana Imana maze ibyo byose ntibitatse u Rwanda mubyeyi we uragahorana ituza Paul Kagame wacu uragahorana ituza kandi ufite aho utuye mubyeyi we uragahorana Imana korona igeze mu Rwanda habaye akanama kaguma mu rugo Paul Kagame wacu ahagurukira u Rwanda mubyeyi we uragahorana ngo hagurukire u Rwanda rubonera imfashanyo zikwiye u Rwanda mubyeyi we uragahorana Imana ategarugora namwe mwavugije impundu tugashima umubyeyi wadukuye mu kaga tujyana mu mahoro mubyeyi we uragahorana Imana uragahorana ituza kandi ufite aho utuye mubyeyi we uragahorana ngo banyarwanda mwese muze duhanga amaso burya tureba umwanzi winjira mu Rwanda mubyeyi we uragahorana Imana Paul Kagame wacu Imana yaramusize imusigura ukundi musaka inyenyeri ku mubiri wose n'inyenyeri zaka mwese murabireba uragahorana Imana ngo musigara amahoro nanjye njyana ayandi mubyeyi we uragahorana Imana urakoze cyane urumva uzi kuririmba neza cyane waturirimbiye indirimbo nziza cyane
irasingiza umubyeyi. Kumvisha ukunda perezida wa repubulika Paul Kagame cyane. Ese hari ikintu by'umwihariko yaba yaragukoreye cyatumye umukunda kugeza naho umuhimbira indirimbo? Impamvu nanjye numva namusingiza yadukuye ahakomeye. Yego. Ntabwo twari tuzi kubana n'amahanga. None ubu turabana n'amahanga. Yego. Abana bacu barajya mu mahanga. Yego. Ubwo ikindi cya kabiri turaryama tugasinzira, twakavuga tugasenga tugashima Imana. Yego. Ubwo rero hagati aho ngaho tugomba kumusingiza kuko aho tugeze aha ngaha ntabwo ari twebwe ahubwo Paul Kagame aragahorana iteka. Okay. Noneho hari ibindi bibazo twifuza kukubaza no kugira ngo abagukurikiye babimenye, ariko reka tuguhe agatebe wicare ko turabona indi mbe nyihoreye se. Ushaka kuturirimbira n'iyindi? Uraza kuyituririmbira nayo. Reka tubanze tukubazeho ibibazo bikeya, ariko wakwicara ugafata agatebe kugira ngo ubundi Imana y'Irwanda igataha i Rwanda. Urakoze cyane, turanezerewe ku ndirimbo nziza utugejejeho, ariko hari icyo twifuza kukubaza kugira ngo n'abagukurikiye babimenye. Se izi ndirimbo hari ahandi zigeze zitambuka? Ntazo ndumva. Nuko wawe ntabwo urazishyira hanze? Ntabwo zajya hanze. Kubera iki utagishyira hanze kandi numva ari nziza cyane? Wansunika ngo anyereke ikice n'abandimo. No mu rwego nageramo no mu rwego nanyuramo. Mbese ubonye ugufasha kuzishyira hanze zigakorwa wabikora nta kibazo? Nabikora. Muri make ni ubushobozi wabuze? Ni ubushobozi nabuze. Nta bushobozi mfite. Yego. Naho nari kubukura, umwana yararwaye. Arwaye amezi 5. Rero natwe ntacyo turiho. Waba warigeze se ubaza wenda ibijyanye n'inkunga nk'aho utuye nko mu mudugudu cyangwa mu kagari cyangwa ku murenge, nibuze wumve ko hari icyo bagufasha? Ku murenge nyine icyo bamfasha nyine nuko najyanye iyo ya mbere. Aba nanjye gushyira indi ya kabiri mbashyiriye n'inomero kuri telefone bari bampaye. Yego. Ayihawe n'umurenge. Umurenge watubwira umurenge ni uwuhe? Wa Bumbogo. Umurenge wa Bumbogo. Ubwo ari nawo uturamo. Ni ukuvuga ngo baguhaye nimero, bwari uruhe rwego kugira ngo bagufashe? Kugira ngo nyine bamfashe kugira ngo iyo ndirimbo nayo izasohoke nanjye nsanga abandi nge ndirimba nk'abandi. Yego. Mbese uba uriteguye kuririmba nta kibazo aho bagutwara hose? Impano yanjye ntabwo nayirekera mu bwonko ngo bishoboka. Se iyi mpano mukecuru, hari umuntu wenda wo mu muryango waba uyikomoraho cyangwa se nko mu bana bawe hari uwaba ayifite nibura ikabigiraho ikomoka? Ntawe keretse kubyina. Kubyina? Kubyina umuryango wanjye niwe wabyinaga cyane. None hari ikindi twifuza kumenya. Ubu uyu munsi umuntu ubonye inkunga wajya muri studio ugakora n'amashusho nawe ukaba umuhanzi nk'abandi nta kibazo. Ese nk'iyo nkunga harya umuntu yabonetse ubwo yakubona ati? Kumbona se? Mbona nanjye ndi hafi. Uburyo nanjye twajya duhamagarana twavugana. Ufite telefone? Nimero yawe se waba uyizi ngo uyibwire abantu badukurikiye? Yateretse kuyireba. Ni ukuyireba? Turaza kuyireba, ubwo uraza kuyitubwira. Hanyuma se ikindi kibazo cy'amatsiko, nk'ubu ndabona ugeze mu zabukuru. Ugeze mu zabukuru kandi ibintu byo guhanga bisaba guhaguruka ukagenda, kandi se hari abandi bantu wabonye bakuru nibuze waba ushingiyeho uvuga uti aba nabo ni bakuru reka nanjye njye guhanga? Ko ibi tukunze kubibonamo abantu bakiri batoya. Sinzi abakecuru bajya bambwira nk'aba mukecuru uvuga ngo bafite ubushyuhe simuzi, numva babona umukecuru na wa wundi njya mbona uri kumwe na gisukusuku, iba ari gisukusuku, abo nibo njya mbona muri televiziyo. Mundi mu bahanzi bahanga, umuhanzi wumva ukunze wakubera urugero ni nkandi wabuze? Umuhanzi wambera urugero? Wambere urugero se n'uwo tuba turi kuvugana nk'uko. Wenda nko mu ndirimbo ukunda, ubundi ukunda indirimbo zimeze gute?
tujya twumva abantu baririmbye b'abakecuru nka ba Kayirebwa, ba Cecile. gusa izindi ndirimbo ndazikunda ariko kuzifata mu mutwe kubera nyine mba ntazikurikiye ntabwo nafata mu mutwe. Nta n'indirimbo nibuze waba warakunze wenda zirahari, ntayo waba wibuka ngo tubwireho? Ya indi intuza se ya imwe ivuga ngo kugira neza wigendere iryo ni ibanga ritaziguye. Iyo nayo ni nziza. Yo ubwo niya wa muntu bita Kararisa Karasira ngira ngo ntabwo nibuka. niyo ngiye. Hari iwe warayikunze? Narayikunze nayo. Ya niyo umukobwa ubu ngubu yabaye yarashatse witwa Kararisa Karasira. Ubwo nimba uyikunda uri umufana we? Mwongera ngakunda ziriya za ntuza za gisupusupu, bari gisupusupu, bajya ni gisupusupu. Ukora icyo uzikundira iki mukecuru? Kuko nawe ari umusaza nkanjye. Kuba ari umusaza. Buriya se message aririmba uba wumva hari ubutumwa burimo bukuryohera? Kubona nyine hari ibyo avuga ukabona ntabwo bijyanye nabyo. Kuko iyo ubona abo bagabo babiri bafata nk'umukobwa burya nabyo ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Ubwo nawe abaye akurikira yabyumva. Kubyumva kuko nk'umuntu ukuze umugani yagakwiye gutanga urugero rwiza akabana bakamwigiraho. Nkuko nkawe uri kutubwira ibyiza byo gukunda igihugu n'urubyiruko rwakwigiraho byinshi. Hanyuma turashaka utubwire, watubwiye ko dufite n'indi ndirimbo baturirimbira, ariko reka tuguhe umwanya ubanze uyiririmbe. Ushobora kuyiririmba wicaye nta kibazo. Ngaho karibu mukecuru, karibu rwose. Ngurasa kudatinya icyambere kibanje mbanje kubasuhuza ngo mwaramutse amahoro nanjye ndamutse ayandi. Ngurasa kudatinya mwari muziranenge icyambere kibanje mbanje kuba icyambere kibanze no kubasuhuza icyambere kibanze no kuganira icyambere kibanze n'amahoro mu Rwanda. Ngurasaba kudatinya abanyarwanda twese twishyire hamwe twese ubwo twubaka u Rwanda. Abakuru n'abatoya twishyire hamwe twese twubaka u Rwanda. Paul Kagame wacu tumutegeye ibiganza tumutegeye n'impundu. Abanyarwanda twese kandi turamukeneye. Paul Kagame wacu ngo yabyumvishe neza adusubiza neza ko mu minota 5 ndaba ngeze mu Rwanda. Abwira ingabo ziwe mwambare tugende ngo abanyarwanda bose kandi barangeneye. Paul Kagame araza tumutegera impundu. Paul Kagame wacu turamwakira yazanye y'amahoro yageze mu Rwanda kandi aranatuyobora. Ngo yageze mu Rwanda yageze mu Rwanda ahuza abanyarwanda kandi n'amahanga. Yatuyoboye neza Paul Kagame wacu iteka uzatuyobora no mu busaza bwawe. Paul Kagame wacu uzahora utuyobora.
yahaye abagore ijambo abenshi n'abayobozi ahuza n'amahanga hamwe mu Rwanda twese turabana mbese no ku mahoro murasigara amahoro nanjye njyana ayandi yego 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 washaka Gaudence yahamagara 0780 42 24 00 0780 42 24 00. ngahe nguko rero uwashaka uyu mukecuru Gaudence wenda ashaka kumutera inkunga cyangwa se kumugira inama cyangwa se ashaka yuko hari n'ibindi babasha kuba bakorana mu buryo bwo kwiteza imbere no kuzamura impano yamushakira hariya. Ikindi wibuka gukora share na comment na subscribe kuri Shekina Studio 7 kugira ngo ujye ubona n'andi makuru tubasha kukugezaho. Murakoze, ciao ciao. Cyecu ngaho wasezera abagukurikiye. Nitwa Ariete Igiraneza, nifuza kubagezaho inkuru nziza ariko rimwe hariho iri mubabaze nabiri gushimisha nabiri gufashe mwese n'inshuti zanjye nabanje no kubasuhuza kandi mwese nayireba neza cyane. Harabo ifuza gukora kutima yabo sa nyine ndashaka uri bubone uri wiyibone uri bushimishe ushaka kugitanyira agasozi cyangwa igitemo cyadamiyera nta kibazo. Inkuru ngiye kubagezaho irababaje kandi ntabwo uri bushimishe ugaterwa nk'uko urabibwiyumvamo. Reka ntangire ndabiganiriza iyo nkuru. Kera nkiri muto nabayeho mu buzima hanze nyine bugoye ko babyeyi icyo mbasaba mujya mubyara abana banyu mubyara mubakunde mubereke urukundo ntimukarubandura abana banyu kuko abana iyo ugize umwana mukarobanura ngo ndamukunda uyu ndamwanga benshi hariho bihungabanya kuri we. Mu buzima bwanjye ntavuga ko nabayeho navutse nakunzwe simbizi nabayeho umwotwe simbizi ariko nyine ko akunda ubyara umwana ukumva se umwishimiye kuko nyi muri njyewe nanyumvaga numva nabyawe nishimiwe mutanyishimiye mu rugo ariko mbibona gutyo ariko ugiye mu byaye umwana ujye umukunda umurukundo mwinshi kugira ngo abone rwa rukundo rwiwe. Nkiri muto ntabwo mu rugo nabaye kwa marume nyine ariko naho ko nahabaye nabaye nk'ububasha nakubitwaga ko mbyutse nkakora ibintu byose kugeza aho numvishije ko ubuzima nta kamaro ariko muri njye ndagira umutima ukomeye navuga ati ngomba nkomeze ubuzima bwanjye nta kintu gitwara. Aho kwa musazanye nabaga ndabyuka nkakubitwa kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Najya mu rugo naho nagera bikagenda gutya nibaza se nabyawe ari uko nakunzwe nabyawe ari uko ababyeyi yongera utabishaka cyangwa nabyawe uko bidakunzwe kuri we. Gusa nyine nakunda kuzibaza simbitindaho cyane cyangwa nzibazaho cyane kuko iyo nabyibazagaho cyane byarambabazaga cyane. Ababyeyi icyo mbabwiye
nabasaba mujye muha abana banyu urukundo mubereke urukundo rwanyu ntimukarobanura abana twishatse kurobanura umwana avuka nawe yajyamo mu bandi ntiyumve ko yishimiye mu bandi ko ndabyibuka nyikiga mu ishuri najyaga ndimo no gukina nkumva nakuraje gukina n'abandi bana mfite nkavaho nkagenda nk'abahunga nkagenda ibyo ntabwo aba ari byiza ku mwana burya bajya bavuga ati uko umwana ushaka kumurira uko umutoza ariko iyo ushaka ko bigenda nabi akwishizemo uburenganzira bwawe ugashyiramo umuhate wawe umwana akora uko ushaka abaye mbabaye ariko muri njyewe icyo mbasabye mwe mwese murabonazibamo ndetse mujye mukunda abana banyu abana banyu ngo bakunde mubahe urukundo rukwiriye kuko mu rugo uko nageragayo nanatashye navuga ku ishuri sinabonaga akanya ko kwiga ko narakubitwaga ngakoreshwa akazi nk'aho ari njye mwana muto navuga bose bagatera hejuru ngo ukora ibyo ukora kugira ngo bana mukuru wanjye nawe tutumvikana nyine anyanga kubi ko navutse ashaka ko ari we nyine uba mutoya ndashaka ko nyine navuka akaba ari nubwo twaba turi kumwe aba yambwira ngo ukora ibi nakumva ntabwo nshaka nari birimo nari muri moto yabyo akaba yankubita akambwira amagambo akomeretse kugeza aho nkuze sinigeze mvuga ati ndezwe na mama narezwe na data nubwo atabaga ahari niba mbaga hafi mama ahubwo kugira ngo anyiteho yitaga kuri mukuru wanjye ibyo kuri ngewe kuko nyine nigeze ntabwa urere cyangwa ngo mvuge nk'iki yarambabazaga aho kuko papa yigeze kungira inama arambwira ati njye numvira abanduta abambyaye byarambabazaga cyane ntareba ukuntu mamanuka ambwira nabi bikambabaza aho nkuze papa niwe wambaye hafi akambwira ngo nkurikire nava ku ishuri kuko akunda umwana avuga ati nta bwenge azi ntaki nkakubitwa naba nazanye n'ameza ye naho nimbona ishimwe ngo bacine ahubwo aho ngaho nkakubitwa avuga ati buri munsi ni urubunage ariko kuko papa yankundaga ibi byose yari byirengezaga akavuga ngo bangaburire babyeyi icyo mbasabye uko mwakunda abana banyu mukabaha urukundo n'uburere ku mwana nutamuha uburere ntabwo azajya kubushaka ahandi gusa muri njye nakwiye kwitwararika nditwararika bikomeye gusengera aho ngaho ndabyibuka musaza wanjye yazanye inshuti ye asaba mama ati abamenye asabye mama ngo abe mu rugo iyo nshuti ye ntiyari nziza ko muri njye sinzi ariko nkumva sinzi icyo ndi kwiyumvamo inshuti ye ibaho mu rugo gutyo tubana gutyo nta kibazo mu rugo ngeraho mufata nka musaza ariko namwishimiye rimwe ajya ku ishuri mvayo ndwaye meze nabi kuko mbere yaho mama yarigeze kumbwira ati nimuramuka ntwayida cyangwa byara niyo nama yonyine nzi y'amazi ukazanima cyangwa ubitavanye cyanyirukane zo mu rugo icyo gihe narabyibutse ariko nyine igihe cyarambabaje ariko nyine ndihangana ikintu nagiraga muri njyewe ni umutima ukomeye no gukomera mu buzima yewe muntu wowe uri kunyumva uraba uri kundeba ibyo byose nibyo byaba byarakubayeho ujye ukomera ushikame wumve ko nta kibazo wumve ko ubuzima wabukomeza niyo baguca intege
kandi niwagera mu bikomeye wumve ko ubuzima butarangiriye aho ngaho uzakomeza gukomeza ukagera no hejuru. Gusa nyine ndashimira Imana ibyo byose byagiye bigabanuka basi nkabasha kubona umunezero, nagera no mu bandi nkabona umunezero. Ibyo byose ndabishimira Imana pe. Naho iyo nabaga ndi mu rugo nabaga nigunze utamenya ko ntanahari, naba ndi no mu rugo hari n'abashitsi nk'umuvandimwe wanjye ndetse gusohoka hanze byo mu kazi nkabona akicaye mu bandi nari ngaganira. Icyo gihe narabirebaga muri njye bikanyica agenda bikanyica, ariko nagera mu bandi bishimye ikintu mbabwiye cyo uwo muntu wabanaga mu rugo babanye mu rugo nta kibazo na yarantebye n'imiborere, ariko rimwe aza kunyerwa ku nateye. Icyo gihe nari mvuye ku ishuri ndwaye meze nabi ntazi ukuntu meze pe, yansanga mu cyumba nkora ibintu nanjye nagatekereje ko byaba, ankorera ikintu ntagatekereje ko byanashoboka. Icyo mbasabye ntimukajya kumwipfa kwizera abantu bose mu rugo tubane. Umukobwa nawe icyo musabye, umukobwa uraba urukundira wese ajye yitwararika ahubwo bose siko ari bamwe, kandi bose siko ari beza, kandi bose ntabwo aba ari musaza wawe cyangwa abe mubyara wawe. Icyo mbasabye ni ukwitwararika. Nubwo nanjye nari naritwararitse nkavuga ati nzemera nitwararike basi bizabe, narabashinze urwanjye ariko siko byagenze. Gusa umuntu arifata bikanga. Mu gihe umuntu yihaye gahunda siko ikunda, kandi mu gihe umuntu yihaye intego siko yose yigeraho. Icyo gihe yansanze mu buriri ndyamye aramfata nanirwa kumwishikuza birarangira ndatwita, ndetse mbihisha no mu rugo. Icyo gihe mama abimenya ntabwo ndi kumukebera kutanyaruka. Gusa Imana yaramfashije ndayishimira cyane pe. Ibi binyuze mu yindi nzira byo mu rugo bigeze bitekerezaho cyane cyabavuga ngo baranyirukana. Gusa icyo gihe nyine narababaye ndababara cyane, ariko si ngombwa ngo nawe uhajye nubona agahinda ukomere mu buzima. Narababaye gusa birambabaza cyane, ariko nyine byararangiye. Natekereza ko ibimbayeho ntabiteganyije, birambabaza cyane. Babyeyi muri kunyumva ndabasabye nimba mufite umwana unameze gutya n'umukobwa nimba nameze gutya, ntuzatekereze kumwirukana, ahubwo uzatekereze kumufata neza kugira ngo n'ikindi gihe bitazamubona. Icyo bankoreye na mukuru wanjye baranutije, baravuga ati ibyo ni ibiki nakoze. Icyo bankoreye gusa ntimuhishe agahinda nanjye nagize muri iki gihe, ahubwo bantuye kuntuka, kumbwira nabi, kumbwira ko nigize indaya, nabaye umugore kera, ariko muri njye kuko nzi ko ntabyo nagiraga yarambabaje cyane. Ariko nyine mama akambwira ati ujye ikirara, ubundi ntiwagira ngo usize umwana wawe, unarerewe ahandi. Gusa nyine muri njyewe yarambabazaga cyane, kumwihangana. Gusa papa ibyo ngibyo kugira ngo ntiyari ahari kugira ngo bimenye byaramubabaje cyane, yumva ko yajya no kurega uwo muhungu. Gusa nyine urugo barabyanga, mbifashijwemo na musaza wanjye mukuru niwe wabimfashijemo.
nyine abibwira mu rugo kuko azi ko yari azi ko ndamutse mbibwiye mu rugo niyo bahita banyirukana yari abizi abimfashamo nyine abibwira mu rugo gusa bose birabakomeretsa gusa umuntu byakomerekeje cyane ni papa yarambwiye yaranyicaje kuko yajya gukunda kumbwira inama mu rugo batabizi ko mama ntabwo yabaga abizi ko mama papa ngira inama niyo arazi ko tujye tunicana akanyambwira papa byaramubabaje cyane n'uwo munsi yamaze iminsi 2 nta kintu arakoze ngo byaramubabaje cyane agera aho atangira ararwara yumva nyine biramusajije mu mutwe yumva yajya kumurega ariko tukamubuza atangira gufatwa n'indwara yo mu mutwe urugo akamenya biteze mukuru wanjye agahora ambwira ati papa kugira ngo amere gute ntibabikwiye gusa njyewe natekereza ko impamvu tugezeho bikamubuza papa yarambwiye atari yagira cyane mu mutwe agira ikibazo yarambwiye ngo mwana wanjye ujye kumenya kwirinda ngo ntakagira ngo na n'ubu bijya mbyibuka akajyaga ngira inama ariko izo nama zose yongera akazazikurikizaga nabayeho mbabaye gutwita kwanjye mukuru wanjye akankoresha 3 akankubita yasanga nanaryamye ngo ndaruhutse akankubita undi mu biki ngo ndyamye ibiki noneho navuga ngo ndi kwiga bisa nkuko njye ku ishuri bari bazi ko iyo bicuma imbere ikigo hose byarabatangaje ibibazo byabaye birabayobera kugeza aho na dogiteri wacu byamubabaje bikamukora akavuga ati se uyu mwana ko yitondaga ibyo byabaye gute ariko mama akavuga ati n'ubundi yari ikirara ntabwo nanjye nari mbizi ariko natekereza ko ari njye mpamvu utaturutseho bikamubabaza icyo gihe natahaga mu rugo naniwe mvuye ku ishuri mukuru wanjye akamenya ngo ndi gutipfa abapfu njya nkora iki kuko n'undi nta kamaro bifite ko naho bizangeza ko n'ubundi nk'uko nakubwiye ko nta kizimara nta kizigezaho wowe uzapfa umeze utyo gusa nyine bisaba gukomera ibyo nigeze aho ndabimenyera ko nkubitwa gusa nyine nza gukorana n'umubyeyi akaregera inama akamubwira ati mbe kubabara ntimve n'agahinda umwana ageze avukana ikibazo muri njye narihanganye mu kwihangana nageze aho nzaza ntabwo ngira ngo ntungurwa n'ukuntu akunze umwana wanjye cyane natekereza ukuntu yanotezaga ambwira nabi gusa nyine nabashije kwishimira nshimira n'Imana cyane nari nzi ko basi nawe bazamwanga nko mbanyenze nshimira Imana cyane ariko ndayishimira basi babashije nkanashimira Imana ko basi ngeze n'ahangaha inkuru nayigarukiriza mvuze ntabwo ntarangiza sinishimiye abantu ngaho mwanyumvishije mwandebye akantu ngiye kubisabira ni gatoya cyane sabu mukore na share na like na comment ibyo byose ndabikeneye kandi no mu binkora ndabashimira cyane ndabakunda abantu mwese mundeba kandi ndabashimira cyane bakunzi ba Shekina studio karindwi turabashimiye kuba mudukurikirana turabishimiye cyane inkuru yacu tumaze kubagezaho aka kanya y'umwana w'umukobwa murabizi n'ibyari byoroshye kuva mu butoya bwe kuva yakwitwa kumenya ubwenge aho bamutereye inda wayimuteye mbega ni ibintu birebire muri make rero rubyiruko
nanjye ngomba kuba nabahereza ino mesaje. Ntabwo biba byoroshye kuba waba umuryango umeze gutyo mu gihe no kuba watwara inda no ku mubyeyi kiba ari ikintu gikomeye cyane. Kuba yabyakira umwana w'umukobwa niwe mutoya ugasanga atwaye inda ntabwo biba byoroshye cyane. Rero mwese rubyiruko ndabagira inama yo kuba mwakwitwararika. Isi turimo ni mbi, abahungu tuba dukurikira ntabwo ari basaza bacu, ndetse niyo yaba ari musaza wawe ntabwo aba ari byo rwose, kuko uhura n'ibyo bibazo ukabura kubyitwaramo, imitima ikaba myinshi ugatekereza gukuramo uwo mwana kandi ntabwo biba byoroshye pe. Rero ndabasaba kwitwararika, kwitonda, mukifata neza, mbega sinzi ukuntu nabivuga muri make. Murabizi nyine yabagejeho inkuru ye, mwayumvishije, irababaje, ntishimishije, gusa iby'aka kanya tuzi ahari ubu ngubu arishimye, arakomeye, umwana amugize imyaka 3 kuva yavuka, baramukunze, nuko nyine inkuru yiwe imeze. Akanya rero ndabashimira kuba mukurikirana Shekina Studio 7, nkaba mbasaba gukora like, comment ndetse na share, munadukorera subscribe. Murakoze. ndamuboneye cya cyamamare wa mukobwa ukunda gukina filime kuri Shekina Studio 7, aba ngiye kumubabariza ibibazo. Akaba ari wa mukobwa wamamaye ukina mu ndunduro y'isi, akaba yari ari wa wundi wakinnye ashimuta. Hagarara aho ngaho. Uri kujya he? Ugiye kumara iki? hari umuntu ugiye kureba. Ubundi se aho ngaho ufite amafaranga angahe? Kandi nzi ko ufite amafaranga aho ngaho. Bambwiye ko yiko ufitemo miliyoni 20. Ahubwo se nkaba ngiye kumubabariza ibibazo. Okay, ngize amahirwe ko bankubonye, turakubitanye ntabwo wari ubizi, gusa inyangane. Twarakubonye mu ndunduro y'isi, twarabibonye ukinamo ushimuta, turabizi, twarabibonye bamwe kuri Shekina Studio 7, twarakubonye. None ndashaka kukubaza, kuba warakinnye filime, mwira filime ugakina mwira role, wabyumvise ute? Okay, nta kibazo kwikina, hari ibyo yamfashije, hari n'ibyo dushaka kugeraho byinshi cyane. Okay, hari ibyo mushaka kugeraho. Ni ukuvuga ngo wowe uko wiyumva, urumva ufite izihe nzozi? Inzozi zanjye mfite ni ukugera hejuru, nuko twese twagera hejuru tugatera imbere, tukazamuka, tukaba twateza imbere twese. Okay, birumvikana. Ashaka gutera imbere. None ikindi nashaka kukubaza, anzwe n'umukinnyi, twarakubonye mu ndunduro urimo, twarabibonye, role wakinnye twarayibonye, kandi twabonye ushoboye. None wafasha iki abantu wenda bafite inzozi nk'izawe cyangwa se bashaka gukora n'ibyo ukora? Okay, icyo nabwira abashaka kugera nk'aho tugeze, nk'aho nanjye ubwanjye ngeze, nabo ndabagira inama y'uko bagira courage, ntibacike intege. Hari ukuntu ababyeyi babo bataba bashaka ko bakomeza gukina nk'ibyo bintu, bakumva ko ari byo mu kuzimu, bakumva ko ari by'ahandi hantu, bibarura bakajya mu bushinzi cyangwa bakaba indaya. Ariko nyine ntabwo ndashaka ngo nabo bagere hejuru, bagere hano. Ngize amahirwe ndakubonye
twakurikiye ikiganiro cyawe utanga ubuhamya. Ndashaka kukwibariza ku bintu watanzeho ubuhamya. Ubu ngubu umeze ute? Ugeze hehe? Urumva umeze ute ubu ngubu? aho ngeze ubu ngubu ndashimira cyane, ndashimira Imana, ngeze kure cyane. Ubuzima bwanjye byinshi narabivuze, muri byo narabivuze, ariko icyo nababwira ko ubu intego mfite ni ukugera hejuru, nkaba nabasha kugera hejuru harenze aho ndi ahubwo. nkaba mfite na gahunda y'uko n'umwana wanjye, ku mwana wanjye nawe ko namutangiza mu ishuri akiga akarengaho njye ntarangirije, akandengaho nkabona nawe yegeye hejuru kurusha njye. icyo nababwira cyo mu buzima duhura n'ingorane nyinshi, ariko bisaba gukomera, benshi ukikomeza muri wowe kugira ngo ugere aho hejuru. burya ubundi baravuga ugomba kuruta ibibazo kuruta uko byakurusa, ukagera hejuru haruta aho utekereza kuba wagera. icyo nababwira babyeyi muri kunyumva, namwe barezi barera, nubwo waba urera umwana utari uwawe ugomba kumufata neza, ukamwereka ko ari uwawe. burya iyo umwana umufashe nabi niko arera nawe, niho hahandi abana havuyemo indaya yabaye ikirara, kuko ariwe uba utaramufashe neza. kuko baravuga ati igiti kigororwa kikiri gitoya, ariko hari benshi muri bo, hari abarerwa nabi bakarerwa bidashimishije, ariko muri bo hari abakomera kurushaho, hari n'abacika intege. muri abo banyumva, bananyumva bakandeba, ndabasaba gukomera mukagera hejuru. mu bahuye ibibazo nk'ibyanjye, abaranye n'agahinda nk'akanjye, ndabasaba ngo mukomere. ndabizi nababaje mama, mbabaza ababyeyi, mbabaza abavandimwe, ariko ntibyatumye nanjye ncika intege. burya hari ukuntu utera agahinda mama wawe, kuko mama mu bantu bababara cyane, mama wawe niwe uhababara cyane. nubwo yambwira gutyo, ariko yarababaye cyane, yari azi ko azambona umukobwa mwiza, mbega umushimishije cyane, ariko ababazwa yuko ibyo byose byabaye. ariko abana muri kunyumva, rubyiruko, ndabasaba kubaha ababyeyi banyu mukabumvira. ariko namwe ababyeyi ndabasaba kutabwira abana banyu nabi, kuko ibagira ibikomere binini cyane, kuko namwe abana hari igihe babwira nabi, namwe bikabababaza. njye ndumva ari ibyo navuga gusa. murakoze. urakoze. mu kiganiro cy'ubushize twumvise umuhungu mwakundanye utamwiyumvamo neza, ariko nkanjye urabona ntacyo mbaye, ntubibona? njye nta gahunda mfite kuba nakundana ubu ngubu, bifite mu myaka, yenda tuvuge nko mu myaka nk'itanu cyangwa itatu. ibyo ntabyo mbifite muri gahunda, ahubwo gahunda mfite niyo kwiteza imbere, ahubwo nkazamuka nkegera hejuru. ibyo byose nkabipanga ari ukwenda mbaye umwana wanjye akuze, amenye ubwenge, basi amaze gutandukanya ikintu ngo iki uhoya iki, ariko ko ubu ngubu nta mubangamiye, nshaka kure kurusha ko nanjye mbitekereza. urakoze. urashaka kugera aho wigeza, ushaka kubanza gutuza mu mutwe. ni byiza cyane, ibyakorewe twarabyumvise. uri umukobwa ufite umutima ukomeye, kandi urashishikariza n'andi kugira umutima ukomeye. tujya dukurikirana ibiganiro byawe. none umuntu ushobora kuba yatwumva cyangwa se ushaka kuba yadukurikira, ni iyihe yagusanga he cyangwa se yagukurikira he kugira ngo babashe kwiga neza, bose babyumve neza? hari aho nkina filime,
bikagenda neza. Hari n'ikiganiro wajya urebaho kuri Shekina TV 7 wabijya ubibonaho byinshi cyane, ibintu nanjye wagiye ubibona byinshi. Okay, ni ukuvuga ngo kuri Shekina Studio 7 twagusangaho ushaka kugufollowinga, ushaka kukwigiraho, ushaka kumva inama wagiriye abantu akaba yakurikiraho yagusangaho. Yansangaho rwose nta kibazo, niho nakunda kuboneka cyane, wanambona nta kibazo. Okay, koze cyane. Turabashimiye abakunzi ba Shekina Studio 7 cyangwa 7, turabashimiye cyane ko mukurikirana ikiganiro cyacu, ni cyiza cyane. Numva nta kindi, murakoze cyane.